Mbere yo kugenda umva aka kantu neza, SISU ni filime y'ibihe byose, dore ko iyi filime iri muri filime zarebwe cyane ku buryo uyu musaza yamuhinduriye ubuzima. Ubundi ni filime y'umusaza itangira aho umusaza aba ari kwicukura zahabu, ubundi yamara kubona zahabu akishima cyane azi ko urugendo rwe rukomeje amahoro. Nyuma uyu musaza aza guhura n'abanazi, dore ko iyi filime bayikiniye muri Finland mu gihe cy'intambara abari mu 1944, ahora uyu musaza ahura n'abanazi, amara guhura n'abanazi, abanazi bagashaka kumwaka izo zahabu, ubundi dore ko n'abanazi baba banatwaye n'abakobwa bashaka kubagurisha, ubundi bikarangira umusaza abakubise bose akabicira aho ngaho, ubundi agakomeza, dore ko nyuma yo kubona izo zahabu ikibazo abasigaranye umusaza ari kugira ngo azigeze kuri banki. Iyo banki iri muri mayiro 563 uvuye aho umusaza bari. Iyi filime cyane cyane SISU yerekana cyane cyane ubuzima bw'uyu musaza abamo, aho uyu musaza aba yarabaye umusirikare kera ariko umuryango wose ukamushiraho, bamara kumushiraho akiheba, nibwo agenda ari kugendera mu nzira, ahageze hose agenda acumbika nabwo abona izo zahabu, ariko bikarangira abasirikare bashaka kuzimutwara, ubundi bikarangira bishe kugira ngo azijyane kuri banki. Uyu musaza iyi filime kuva itangira kugeza isoje, iyi filime nta n'ijambo na rimwe baravuga, ijambo avuga bwa nyuma ni ijambo avuga ruko ageze kuri banki. Mbere yuko nkubwira akayabo iyi filime yatwaye mu kuyishutinga ndetse n'amafaranga yinjije, umva neza aka kantu. Ubundi studio yasohoye filime yitwa John Wick, na niyo studio yasohoye iyi filime yitwa SISU. Bivuga ko SISU studio zasohoye aya mafilime uko ari abiri, haba John Wick na SISU byose ni studio zimwe. Ubundi SISU iyi ni filime yo muri Finland yasohotse muri 2022, yanditswe inayoborwa n'uwo bita Jamal Heranda. Ubundi umukinnyi nyamukuru muri iyi filime yitwa Joma Tomira, amazina ye nyakuri ari nayo wakinnye muri iyi movie yitwa Atami Korpi. Muri iyi filime dusangamo abandi bakinnyi barimo Axel Henny, Jack Dorani, Mimosa Wiramo n'abandi ku makuru dukesha Wikipedia. Ubundi director w'iyi filime yavuze ko umukinnyi nyamukuru atagombaga kuvuga amagambo menshi. Kubayirebye uyu musaza mubona ko nta n'ijambo na rimwe avuga, uretse ijambo avuga ageze kuri banki agiye kwigurishiriza zahabu ze. Gusa iki gitekerezo cy'uyu mu director niwe wakizanye cyo kuvuga ati uyu mu character cyangwa se uyu mukina nkuru wo mu filime nyamukuru yukuru aba ari uzagira ute, aba ari we utazavuga ijambo na rimwe. Ibi yabizanye kugira ngo filime zerekanwemo action nyinshi nta magambo menshi arimo. SISU yafatiwe ahanini yatangiye gushutingwa muri 2021 mu gace ka Finland muri Lapland, kubera ko bajya guhitamo aka gace kasaga n'agace gasa naho neza ariko gasozi, ku buryo bitari kubangamira shooting, ndetse ntabwo bashakaga ahantu hari amazu menshi, dore ko bashaka ko bisa naho ari mu gihe cya kera koko cyo mu gihe y'intambara ya kabiri y'isi irimbanije. Ubundi iyi filime iri mu buhanga bwinshi, dore ko kuri set y'iyi filime bakoresheje ahanini makeup yo gusiga amaraso y'imirambo, ndetse na kuriya batera icyuma akabona kirinjiye, byose bakoresheje ikoranabuhanga. Dore ko nuriya musaza ukina mu iyi filime bamusiga neza biriya bintu by'amaraso na biriya bintu by'umukara biri ku myenda ye, ku buryo bigaragara nkaho ari inkuru ya kera koko, kandi ari n'umusaza wa kera wa nyawe kandi koko wakubiswe. Biriya byose ni makeup team, ni team ibishinzwe gukora makeup za biriya bintu, gusiga ibintu bimeze kuri mu maso, imyenda isa nabi kuriya, kugira ngo neza bizagaragare ko ari nkaho ari mu gihe cya kera, ndetse no kugira ngo bizagaragare ko uriya musaza bari kurwanya intambara nyinshi, abavuye no gucukura biriya bizahabu. Dore iby'ingenzi byabereye mu gihe yatunganywaga iyi filime. Ahangaha bahisemo imyambarire, dore ko bashatse imyambarire isa naho ari mu gihe cya kera cy'intambara, n'ingofero z'abasirikare na biriya birango by'abanazi, kugira ngo neza iyi filime bizagaragare ko ari mu gihe cya kera muri kiriya gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Iyi filime bagerageje gukoresha uburyo bwa kera, dore ko bagerageje no gukoresha uburyo buri pratique aho bishoboka hose, aho gukoresha cyane ibya mudasobwa cyangwa se CGI irayongeramo ibintu bidahari,
kubera ko ahangaha CGI yakoreshejwe nta namwe yakoreshejwe, kubera ko aka gace kuko bafatiyemo ni agace ka nyako kariho, ni akanyako kano gace, kubera ko bitaruye cyane cyane mu mujyi wa Finland, bitaruye bajya ahantu hasa naho ari agasozi nta mazu menshi ahari, ari nabyo byatumye iyi filime bifasha cyane mu kugaragaza ko ari ibyanyabyo atari ibihimbano. Ubundi uyu musaza wo mu iyi filime byamufashe ibyumweru 2 uyu Heranda cyangwa se director w'iyi filime amwigisha utuntu tw'ubugome nuko bazabikora kuri set. Ubundi wanditse iyi filime ari nawe Heranda yavuze ko yanditse iyi filime ashaka kwerekana ubukana bwa Finland mu ntambara, ariko mu buryo bwo kwishimisha nka filime zo hambere. Amafaranga yakoreshejwe mu gukora iyi SISU, dusanga ko iyi SISU yatwaye asaga miliyoni 6 z'amayero, ubwo madolari ni miliyoni 6.5 z'amadolari. Iyi filime yinjije harenga akayabo ka miliyoni 14 z'amadolari ku makuru dukesha box office worldwide. Iyi SISU ni ndetse n'umusaza ubu ukunda intambara, ariko nanone uwo musaza baba musagararira. Iyi SISU neza ni filime ya action kandi intambara, dore ko ibyinshi 60% bakiye mu filime byari ibyanyabyo. Iyi SISU iri muri filime zarebwe cyane muri za 2022 na 2023, dore n'ubu ngubu kikirebwa cyane, kubera ko iyi filime ifitemo umwihariko munini, dore ko ari nayo yazanye umwihariko mu mafilime ya action kandi intambara, dore ko iyi filime iri muri filime zarebwe cyane kandi yazanye umwuka mushya muri sinema. Twabanye nitwa Dolphe, kanda kuri subscribe ubundi kandi no kwinzogera tujye dukomeza kwibanira. Ibindi wavuga muri comment, filime twazagukora ntacyo bitwaye, ubundi ibindi mani barinde. Wowe warebye video mani guha umugisha.